ejo bundi nabonye video ejo nibwo nabonye video y'umukobwa w'umunyarwandakazi ari kuvuga ikintu cya ARG ni gute ARG ari abantu bamwe twese ntituyisangemo n'abanyarwanda cyane cyane aribo baza atari uburyo bwo gutuka leta yabo cyangwa kugira bitariho tubiganiraho babidusobanurire kubera ko bene wacu bo ntitubaherezaga bahitatangira gutera amabuye umukobwa bita Jessica Sinzi mwarabonye iyo interview yiwe ninde waba ye n'iki cyaba bimuteye ninde waba warabimutumye se abo n'agahinda bafite kababaro cyangwa ari ikintu cy'ibyishimo ukuntu umuntu we yabaye loka ariko akageraho ntiyigetere akagira ngo byose biroroshe yesu bwana sanije abantu bose bazajya bivugira ngo hari umuntu abatumye none ariko niko deja niko badutreninze ko nta muntu witekerereza ukwiriye kureba ibitekerezo bye ngo ibintu ntabwo bikwiriye hagomba kuba harimo akaboko k'undi muntu niyo mpamvu n'ibibi byakubaho tujuru ubona ko hari undi muntu byishima nubura akazi ushobora kuvuga ngo baraporogesheje kugira ngo ubure akazi nta kintu cyakubaho giti cyawe haba harimo undi muntu haba harimo akaboko k'umuntu rero niko twize niko twakuze ntabwo mwagiye mu nama ya FCDC sinziriye ni igiki FCDC ntabwo yizi imwe y'abantomade na ba mwene ndabona bari bakoze ikorera ngo muri Mventura muri AFC ni yare tu mbonye yakoze space iri kwamagana ijambo rya ego abo ndi kumva bagenda ariko bari wagiye okay ora nagiye ego nabona ibyo bavuze sinzi n'abandi bakumvisha twamwumvishije abandi kumwumva okay ufite ikintu twabona nyura mwana w'umukobwa umwumvise afite droit ARG ngira ngo ni impuza y'abanyeshuri bacitse ku icumu I don't know sinzi ariko bimeze abaga muri farge cyangwa afite ababyeyi bacitse ku icumu mbere habagaho kiriya kintu kubera ko abana benshi bedukura nibo bari barabicitseho ariko ubu ngubu icyo kintu cyabaye continuous kiragenda kirakomeza noneho n'abana babo baza muri ARG abana b'abakobwa babibonye barabininga bati wayi abana bacu bagera hariya kandi bavuga ngo twige ngo ndi umunyarwanda mba umunyarwanda twirinde ibintu by'amacakubiri ugasanga bari kubadiscrimina ntabwo bari gushaka ko bajya muri izo club bagasa nkaho babegejeyo twebwe tugasa nkaho donc turi ntabwo twemerewe kuba muri iyo ntuza muri izo club ariko iyo club ntabwo bagakwiye kuba inahari justement ntabwo ari oya igihe yari iriho cyagihe byari ngombwa kubera ko abana benshi bari barahungabanye kera za 90 watts byo abana bari barahungabanye benshi bagombaga kugira abantu babakalma n'ibiki ko ibintu twagiye tubona ariko kugeza ubu ngubu umwana nk'umwana uvutse mu 2000 na kangahe akagenda agiye kuri secondaire agasanga ari ibyo bintu kandi yiga ngo ni ndi umunyarwanda bimwigisha ibyo bintu bimwereka iki akabona ko atemerewe kwinjira muri iyo club ahubwo ati nibyo ababyeyi bacitse ku icumu we ntabwo urimo kandi bazimwemerera kuba muri buri club like iba ari aba scout arajyamo iba ari aba surveyor arajyamo niba ari arajyamo ariko akagira club imwe atemerewe nk'uwo mwana uri gukura ushaka kubaka igihugu cy'u Rwanda akura ari kumva iki mu mutwe wiwe atekereza iki mu mutwe wiwe kandi uri kumubwira ko ibintu by'amoko n'amacakubiri byarangiye bidakwiriye
idakwiriye no kubaho. Uwo mwana atekereza gute mugani wa Jessica? ngiye uko mbitekereza okay, kirya gihe yari kwe kubihari kuko nyine nabo ngabo bari barokotse jenoside bari baherezaga support n'iki ariko ubu ngubu umwana wavutse muri 90 na kangahe buno nkeka amashuri yarayarangije niba ntibeshe cyane. Ni bakuru nabo barabyaye afite nawe kujya mu segonderi. Ego Seriyo club yo barimo abo ngabo ni bari bo barokotse jenoside simbazi baba bayirimo n'abana baba barokotse jenoside. ariko bamaze kwiyubaka ngiye kuba ari abana okay muri icyo gihe abana barokotse okay muri icyo gihe muri 94 ababyeyi barafite abana babo abo bana babo bari bakeneye support kuko abo ngabo nabo kuba ari ababanda abapfakazi ntabwo bari bishoboye aho ngabo n'abana babo bari ku masegonderi icyo gihe n'abana babonye jenoside yabakoreweho bayabayeho. Yego abo ngabo yego ariko nyuma y'imyaka 30 bararangije za kaminuza baragiye mu buzima busanzwe ngo bafite n'ama club ngo y'abantu bari leta y'u Rwanda ari kwiga kuri iki kintu kubera ko niyo bashaka kubaka sosiyete y'abana bakunda igihugu badatekereza ibintu by'amoko badatekereza ibindi bintu byinshi inyuma. My friend, bari bakwiriye gukora ikintu cya RG kituje. Sanja urumva utari kurwanya wowe jenoside? Yo ndakuri muvinga sinyangira iyo mikino jewe kuri jenoside nanyangira iyo mikino mbwira ko buryo narwanyije. Nanivuze nyine kubera ko blague jezigira no banza wumve nyine nuko utanyumvishije nta kintu nkumvamo. Okay sawa mugiye mu ngiye cya blague ni gihe umuntu ari serious ntago ari blague bro ya ariko ngo hahereje ari umuntu washize muri commentaire ngo hahereje ngo ntago ari club yazamuka izisobanurira ngo niki nabisobanurire nyine hahereje wari zahereje ariko wibirakarira mame ni bari bamwita ndera mwita Daniel Mugisha ngo ariko ngo hahereje club yaza katubiri yari ubona n'abadafite information bazirukangana gutyo zitari kazi correcting numva byaza kuza gufasha umubyeyi Daniel azamuke. Sansa kumuzite ni sawa maguru kuri ingingo rero nta muntu uje hano gukomeretsa. Buri muntu atanga igitekerezo kiwe nta ukomeretsa undi nta utaza undi. Sinzi maguru asagwa yaragiye sinzi ikibazo agize cyane twakana ariko turebe ese Jessica ibintu yavuze bigize ibyaha cyangwa nuko yabonye ibintu ahubwo abantu bari bakwiye kumusobanurira. Ngo turarwanya ngo ikintu ninde warwanyije ko dushaka ngo badusobanurire ibi bintu ko twumvise hari complaints zabayeho. Kurwanya se kwa kuzuga ati ibintu ntibikabeho jewe nzi ariya kera yari yahereje yari meze ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero abana barokotse bacitse ku icumu barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri icyo gihe bo bari barayirokotse n'abuzukuru babo n'abana bashaka kubaka igihugu bari kumwe hamwe bazajya baza basange bo bimiriwe muri iyo club ntabwo bemerewe kujyamo nabo bari kubavura si bikomeye. Aba bana bashaka kubaka nabo si igihugu hamwe ubabwira ati hoya ndi kuvuga ibyo numvise kuri Jessica ushaka kujya hirya yaje ati Sergeant twari umuntu umenyeye bino bintu yumva gusobanura ibintu bya jenoside yakorewe abatutsi mu dusobanurire bino bintu ni gute umwana wavutse mu 2005 ajya kwiga muri segonderi agahita asanga hari club bita ARG bakamubwira ati we ntabwo wemerewe kuyizamo kandi ashaka kubaka igihugu ashaka muri iyo club bakamubwira ati we ndi kuvuga ibintu Jessica namwumvanye. Yes sniper amakuru waba ufiteho bisobanurire. Yes Sandra kibitese sawa jene nabuze n'ahantu hera nshobora kuvugira ibi bintu ariko
umwana w'umukobwa n'umudamu abantu benshi nabonye uburyo bamwibasiye ariko ntabwo njye nabishimye ku giti cyanjye kubera ko icyo Libya yari gukora yari kugenda igakora investigation bakareba ko ibyo yavuze atari yamufashe no nta makuru mfite niba bamufashe iyo naba mbeshye barugenda bagakora ntabwo nabo bamufata ngo se ngo yakoze iki cyane ni rumazi ziri kuri imihanda ubona abantu babandi nyine baba bashaka kugira ibintu bakabiramatiza cyane ariko baramutse banamufunze baba bamurenganije kubera ko bagomba kugaragaza n'impamvu bamufunze bakareba ko ibyo yavuze atari ukuri hanyuma uvuga ngo ni umwana we wabimusobanuriye nagiye ku ishuri yavuze ko hari abana afite bisa naho arera yego so abo bana bakabiga kuri ibyo bigo nibo bamusobanuriye bamubwiye ibyo bintu ko batemewe muri izo club yes kandi avuga ko yegereye n'abayobozi baho ngaho abarimu barabimwemerera niba baremwemerera ko babikora rero njye ntago nabishimye kubera ko nanjye nabaye muri ARG kandi ARG ubundi habagamo n'abana batacitse ku icumu hari ibyo bitaga amafamiye yego ugasanga wenda hari abana bacitse ku icumu bari mu kigo ariko bagafata n'abandi bumvaga bashaka kujoininga club bakajyamo yemwe n'igihe wasangaga nka groupe y'abana 10 barokotse ariko bafite uwo bita umubyeyi utararokotse ndabizi ibyo ngibyo n'ubutare byarahabaga kuri no ku secondaire ya rero confusion hari n'ukuntu babihindura bakavuga ngo abana bacitse ku icumu abari bo baba muri ayo magroupe gusa nta wundi muntu wo hanze wemereye kujya mu byo bintu ntago ngiye nabyumvise neza ntabwo niba ku kigo gihari rwose icyo kigo cyagomye gukurikiranwa n'abayobozi bagakurikiranwa kubera ko abana bose n'abana b'igihugu ari abagize ibibazo bagomba kwegererwa n'abatarabigize bose bakamenya ayo mateka ko ahari rero ntabwo babarinda kujya hamwe n'abandi bana ngo kubera ko bamwe barokotse abandi batarokotse icyo gihe ntabwo waba uri kurerera igihugu waba uri kukiganisha ahantu habi cyane rero abantu bari kwibasira aba bakobwa rwose bakeka ko nabo baba ari uguheza inguni ahubwo nibumva uyu mudamu bagende barebe n'abana babo bandi babo bwite niba nabo batakorerwa ibyo bintu nimba batari limite ku maklabu amwe n'amwe ari mu bigo kuko harimo n'amaklabu menshi ahubwo bagende bamenye ko icyo kintu gihari bagende bakurikirane barebe ko uyu mudamu avuga ari ukuri kuko biba ari ukuri byaba ari ikibazo gikomeye nibyo nagira mvuge njye nababajwe n'abantu bibasiye uyu mudamu niba ari umudamu niba ari umukobwa ntabwo bamwibasiye ngo yavuze ibyo yumvise bamwe batangiye no kumwita ngo ni ikigarasha ibaza gusa n'ubimenyere ibintu ntabwo ari byo rwose nanjye niyo mpamvu nanditse ngo uyu mukobwa Jessica amagambo yavuze yayatewe n'iki ese yayatumwe nande uri kumva kubera ko nta bintu twe muri Afurika nta muntu witekereza hatekereza abategetsi gusa nibo bitekereza waba yayamutumye ibintu ngo urebe ngo ibi bintu se birakwiriye kweli utekereze ugatuma ntabwo byari bikwiriye urumva Sanja waba yayamutumye wese sinkeka ko yamutumye ngo ugende uvuge ko wanavugishije n'abarimu ngo bugurye isi bwawe urubuye bugurye waba yamutumye wese ntiyamubwiye ngo ugende ukoresha abana bawe kuko ntabwo niyo waba ufite inda ndende ute ntabwo wakwinvolve umwana wa mu bibazo biri meze nka biriya ngo uvuge ngo umwana ngo yambwiye ngo nagiye no ku kigo bambwira ibi n'ibi ibyo ntabwo ari byo ngiye ntegereje wenda ko hari icyo wenda ibinyamakuru wenda n'inzego za leta zabivugaho bakanatanga n'ayo makuru na komisiyo ngira ngo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bakatubwira niba ko ibyo bintu byarabayeho niba byarabayeho ni izihe mesure zafashwe kugira ngo ibintu biveho kuko byaba ari ikibazo gikomeye. Thank you. Urakoze. Nkubito ufite ikintu wakongeraho cyangwa icyo wasangiza? Bwana Nkubito. Mwiriwe neza abandi muraba. Mwiriwe. Nyuma muranyumva. Yego turakumva.
yego murakoze nta byinshi mfite byo kuvugaho ndumva yenda mwagize amakenga yuko umukobwa yenda ashobora niba ari umukobwa ntabwo mbizi ashobora kuba yibasiwe ariko ntabwo ari ukwibasirwa nkeka ko ikiganiro cyanyuzeho mwacyumvishe icyo nabivugaho ntabwo mu by'ukuri nk'umuntu mukuru ntabwo ibintu byo gufatira mu kirere ntabwo ibyo bintu twabyemera nk'ukuri we arivugira yuko abana bamubwiye avuga yuko yanahamagaye ku kigo ariko mu by'ukuri ntabwo yateye intambwe ngo asore ikigo anamenye se mu by'ukuri babayeho bati yavuganye n'abarezi ndakeka ntabwo yavuganye n'ubuyobozi bw'ikigo ntiyasuye abana mu by'ukuri hariya habayemo kwihuta kuba sinayipa avuze ngo yumvisha abantu banamutera ubwoba I think ntabwo ari byo igihari ni uko yafashe ibintu yabwiwe araza abishyira hanze kandi mu by'ukuri ni ibintu bikora ku buzima bw'igihugu niyo mpamvu abamunenze ndetse n'ababyamaganye ntabwo bakosheje igikurikiyeho ni ugukurikirana hakarebwa icyabiteye ariko mu by'ukuri umuryango ni umuryango uzwi ahereje irazwi numvishe na bamwe muri mwe mwarayibayemo ntabwo icyo kintu ariko kimeze reka tubiharire nakubaza akabazo washakaga ko uriya mukobwa Jessica abikora mu buhe buryo washakaga ko abiceceka ntavuge no icyo navuze icyaha yakoze ni iki we yavuze ibyo yabwiwe nande yabibwiwe n'abana bibwiwe sibyo yabibwiwe n'abana kandi ntabwo yakwemeza koko ibyo bintu nabonye ariko bose bari kubivuga SWAT nkeka ko niba sniper anabizi neza aje ni discipline ntabwo umwana yaba adafite discipline ngo bamwakire harimo rero abashobora no kwihisha muri uwo mutaka nkubito nkawe udusobanurire aje jewe nzi akamaro yagize muri biriya Rwanda biva muri jenoside yakorewe abantu meme n'ubu ntabwo ari biriya gusa ihangane nyine nibyo nshaka gusobanurira ubu ngubu ubikora iki abanyarwanda biyubatse bari kumwe nta mwana warokotse jenoside ukiga amashuri wize yararangije ihangane ikibazo cyanjye nyine kugira ngo usubize wize yararangije banyuma na nyuma ngira ngo barimo ba sniper bo muri ibyo bihe abandi ni aba basaje nabo mu myaka yanjye abandi ngira ngo n'abana babo ubu ngubu ikora iki niki ikora muri iyo discipline yo kwigisha usobanurire kugira ngo ntihagire umuntu iki kintu kiveho bisobanuye ariko bitabisobanukiwe bamwira ati bisobanukiwe reka mbere hari abahanga muri byo ariko icyo reka mvuge iki kintu ntabwo nayo nzamutse kuvuga ibintu byinshi nuko gusa nayo nje kugira ngo
mutumva yuko ngo Jessica ngo yatewe ubwoba ngo byagenze gute oya yibasiwe amaze kuvuga amagambo ntabwo yibasiwe nande n'abantu bo kuri social media bamwe basuye gute icyo nagusubiza aho ngaho kugira ngo nsoze ingaruka za jenoside ese wemera ko zikomeza niba ubyemera igisubizo nkeka ko kizingiyemo aho ngaho murakoze nta kintu nsobanuriye pe nta kintu ngo nsobanurire ibyo babyita gukwepa ikibazo ibi ngibi rero nibyo babanitse akaboko adusobanurira ikintu ubu ngubu ARG ikora mu ishuri urumva abona muntu witwa Twiyubake wenda ashobora kuba bizi Samuel ari ikintu waba ubizi ibintu bya ARG Hello, muranyumva? Oui, turakumva Sanjak. Samuel Becker. Sniper nawe uraza kuza kudusobanurira wenda iyo ari ikintu usobanukiweho. Nuko umubwira ati yewe Samuel urahari? Akumve ba Samuel ahari. Samuel Becker mumbarize bari kumva. Becker je nta nukumwumva nanjye Samuel Becker ndabona ariko ari mute ari kuri mute n'ubundi nawe Twiyubake nakumva. Can you hear me? Yes. Okay, thank you. Sorry, you know, the network. Gace. ARG ni umuryango twakuriyemo nanjye nawe unyuzemo and the main purpose yari yo kugira ngo ufashe abantu na families bakuze badafite ama families kandi ari ingaruka za genocide and rimwe na rimwe habaga harimo abana badafite ababyeyi bombi habagamo bafite abana ababyeyi bake habagamo batazaho imiryango yabiri then tukagiramo abantu bitwaga abapapa n'abamama bafashaga like mu rwego rwo guhumurizanya and people grew like that. So it was really useful and contextual mu gihe cyacyo byari bikenewe cyane ariko cyane ko the casualty by genocide bari benshi at that time, but now nago bijyanye n'igihe kubera iki hari n'andi mashyirahamwe n'ishyirahamwe ry'abamama bacitse ku icumu rirahari and most of them are going out because of age and you cannot deny that fact. So bipfa iyo ikintu bita genocide muri context yacu nyarwanda nta muntu wemerewe kugitangaho ibitekerezo bye ukabyumva freely and that's where the problem starts from. And also bikongera bigapfa iyo umuntu yakoze ikiganiro cy'isaha bagakuramo amasegonda 5 cyangwa 10 agashingirwaho kwanaliza imyumvire n'imitekerereze y'uwo muntu n'abamutumye n'ibimuri inyuma and everything. So first of all, when someone yakoze ikiganiro kirekire and ugakuramo akantu k'amasegonda 10 kuri 15, you are going to lose the context. You are going to lose a lot of facts around it. So kugira ngo you understand the idea, the motive, the purpose, ibyo abantu baba bari kwibaza in normal discussions, you need to really look at the whole discussion, not utu video tuba turi gutrendinga ku ma social platform cyane ko umuntu ugakuramo akakazana kuri social platform ahubwo nabo bafite indi motive iri bigger than nuwavuze. So that's one point. Two, dufite social media. Social media is a tool of influence in our society. Yewe bamwe ziranabahemba mu byo bakora. So if someone gets like buri muntu abashaka ikintu gituma abari hot on the platform and hari ikintu cyitwa gukunda igihugu kiri muri context yuko
people abuse it, and they don't even know the difference between the country and the government, the leaders and the country, the genocide and the politics. And they don't. It's not because they don't know. It's because sometimes bamwe they know, but babyicanga na kubera ko bibagaburira. Abandi they don't know. They learn by the process, which is okay. Abandi they just ignore regardless. They know the fact. So ibyo bintu byose iyo bihuye, such a video, it is easy to trend. Of course, society yacu turayizi ko iyo umuntu agize nka gutyo abantu bamutemeraho ibitaka, not until this thing really reason with anyone. Yes. Okay. Do you still hear me, Muranyuva? Yes, turakumva. Yeah. I think the bigger picture is that context. Changwa, the idea. Tuyubake, your mic is shouting and distracting. Ari kubikora ku bushake. No bushake. That's the problem of debating, reasoning abantu twese dufite hano kuri platform. So the idea behind ibitekerezo nk'ibi ngibi, I understand umuntu ashobora kuzana motive itari nziza when giving such a igitekerezo, but first of all, stop analyzing someone's motive and understanding from a 0.010 seconds out of a discussion yamaze isaha ika posted on YouTube. What if you look at all that video and understand the context, the motive, the source, the reasoning of the people that are really putting this video out? Kuki tudafata uwo mwanya ngo tugende turebe all that video, but we judge only with this tugatrendingisha kano ka video just for the sake of having the likes and retweets and the payments from Twitter, but not understanding the harm it can cause that person, specifically that can be very harmful. Because our security organization have proved ko bashobora gukoreshwa na social media influence and really go for someone. So this can push a negative impact to this person. Yet, mu byukuri, the context, the motive was not really that bad. So when you look at the intention of this person in committing a crime, if it is even an alleged crime anyway, people are calling it alleged, they are convicting her, but she's still even in allegations. What she talks about, it is relevant in the sense like we no longer, ILG in the current society is no longer relevant. Kubera ko the purpose of it is gone. That's why people are abusing it, right? That's why people go kwibuka bakifata selfie bari kurira. It's because they are losing the context of the real idea behind all these things when they were in creation. And now it is on a subject which is very sensitive. Community yacu idatangaho ibitekerezo yisanzuye, yewe nanone usibye no kwisanzura, subject iri very sensitive ku buryo umuntu wese yayigwamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So either ari willing or atari na willing, but in general, this ibyapfuye when we mixed up the genocide with the politics, with the ruling of the government, with the ruling of our society. That's where problems came from. So whenever you minimize the value of the genocide, when you accuse everyone of to be a genocide denier, uyigabanyiriza uburemere, and when people oppose or talk about criticize a government, and you call them genocide deniers, then if someone deny real genocide, sometimes we minimize agaciro ka genocide. And this is something we need to talk about as a community, but which we cannot because few people can take that risk to discuss it openly. So take a look of tuvuge, and this is honesty. Ni ibintu twese twumva. Fata nk'urugero nk'umugabo, this guy who was in
Kangondo bakamusenyera inzu akanga gufata amafaranga agastrugglinga, he pitched arigaragambya ajya mu nkiko ararega batamwarira inzu batamaye inyishu ikwiye, and after a certain period of time he was charged of genocide because of just a statement he made, genocide ideology, and now he's spending 7 years in jail. That's not something simple, and history keeps it. Nubwo wabishyira ku ruhande in whatever way. So in whatever we do, the problem is that we already into the problem itself. It is very big than we think. It's very big than we think, and I'm really n'abantu bahora babyikanga jewe ntabwo nabaveba kubera ko it's bigger than we think no muri societies zacu. So if you go to school umuntu akakubwira ngo ibyo bintu biri ku ishuri akabikomentinga agatanga urugero rw'umwana we, instead of condemning that person, actually you could put a ground investigation to find out if this is not happening, because if it is happening it is dangerous. If it is not happening, then you could come back, okay, this person yabivuze kandi nibiri kuba, then you have to be wenda agahanirwa kuba yavuze ibitari byo. But now you condemn this person, you call niwugize mubi, but you don't look at what she's telling you. Ari kukwereka ahantu hari ikintu kiri gututumba, you know, you need to check, you need to put a touch if something is wrong or not. Samuel. Yes. Aba abantu bari kumureba ntabwo ari ubutegetsi nta nubwo ari leta iri kumureba right now. Yes, I understand. Ni nayo mpamvu nakubwira ntabwo ari leta yagiye kumufata ngo yamuhanye. Sanjaki leta ntabwo yagiye kumufata ngo imuhane. Ni nayo mpamvu nakubwiye inzego zacu sometimes zigendera kuri social media pressure. We have seen it happening, right? And again, politically hari ikintu bita character assassination before taking out someone. So there is a campaign that starts on someone before that person is taken out. I can give you an example. Dr. Kayumba Christopher, he was a lecturer, yaratwigishije benshi, yayoboye yigishije abasirikare benshi, abapolisi benshi, before bataraba kujya kumutwara mu bintu byose yanyuzemo twese tuzi. We had a campaign of character assassination, including accusing him of rape. N'ibindi bintu byinshi cyane. I can give you another example. The former PM uriya bafunze wa Christian University, before him going to jail, we had a character assassination campaign, right? Ikorwa na media, social media people, right? Get him off. We had a lot of people mbere yuko baba taken out have a character assassination kandi zigakorwa na the same people here on Twitter, and you can ignore it because you don't know it, but we have been in the system. Myself, I have been there. I know how it is works behind. Sanja natwe mwajambo siko yego Samuel ari gusoza. Let me conclude. So what I'm trying to say, when you see a campaign targeting one individual, kuri jewe ntago mbibona just as a campaign, right? Ntago mbibona just because someone is doing it. I look at it at something that can be well coordinated. Cyane hari accounting atanu hano kuri platform, iyo ubonye atangiye kwataka umuntu individually, you have to start to back off on that specific person. So those people already have done that. I saw that in the morning, and attacking this. I don't know why they would do it to her, but that's very dangerous. And turabizi twese ko muri community yacu, when you attack one person ukamushyiraho ibi bintu by'ingengabitekerezo n'ibiki, even in abutika hahiraho muri quartier, he or she have a problem. Even in ahana jana abana be, they have a problem. Even the school bashobora no ku-expelling abana due to that. I can give you an example. Dr. Kayumba himself yakoreraga hariya kuri Yusa Plaza ku Gisimenti. When he got problem, they expelled him from office where he worked almost 7 years. Birukana cyber cafe yahagiraga. For people who know him, they know the story, right? Iyagira n'umwaka gasanga n'inzu atuyemo ayikodesha. Byari n'umugore kubona hana kodesha. Ahubwo yagize amahirwe bisanga afite inzu ye abamo, which was very lucky on his side. So we know what this means on someone's life, but someone just come here, akabikinamo kubera ko he will get those views, and aje muri ya context yo kuvuga ngo we ngo ukunda igihugu ngo kurusha abandi, ngo cyangwa ngo uriya ngafite ingengabitekerezo ngo kurusha. They don't examine genocide ideology like that, because genocide ideology is something big.
nkeka ko the more we call everything genocide ideology, then we minimize its value and capacity, which is very bigger than what we think. Thank you, Samuel. We need to look at ibi bintu in context. Ndasaba n'abantu bari kuri iyi space n'abaza kugira amahirwe yo kuyumva nyuma, just go on YouTube, it's not very far, and look at the whole discussion, where it started from and where it ended, and understand the context and make a personal decision, not kuza abantu bakagendera mu kigari and bagashirishamo umuntu gutyo gusa tu. And we know what that means when someone is in Rwanda anyway. Murakoze Samuel. Reka kugira ngo mbere yuko Sage sinzi ko nabatinda nka Sage wambara nkabaza Samuel akabazo kamwe. Rindira namaze mvuge kino kintu gatoya. Ahangaha ko numvise Samuel nawe already deja yishizemo ko everything abantu batatse umuntu kuri social media, ariko dufate urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa leta y'u Rwanda ikimufata. No, you misquote me. Sanjak, you are misquoting me. That's not what I said. No, reka kumisquotinga when I'm here. I said our government have proved mainly inzego z'umutekano ko sometimes zikorera kuri social media pressure. So it is very wrong when you put it against anyone, cyane cyane ari mu gihugu imbere. Sawa. Nundi wari we wese. Ibyo ari byo byose ntago urwego rw'ubugenzacyaha ntago rugena narwo ngo rufata akantu k'amasegonda 5. Ashobora kuba uyu mukobwa mubona ko cyari pari toroshe wenda yatunze ahantu, bigatuma ahubwo abantu bagenda gukora investigation bakavuga ati turebe kino kintu kwibi bintu bihari bibi. Ariko kubera abafana cyangwa hariho abantu bazi gushanuka musoni gukoresha indiri ijambo cyangwa gushaka kwerekana ko bo cyane ari bo bafashe ikirindi cy'igihugu, ari bo bafashe inkingi pillars z'igihugu, badahari igihugu cyahita kinyeganyega, bahita bataka bo bakataka batarebye, ugasanga ni nk'umusore uvuye hano ndamubajije ikibazo ahita amanuka nta kintu avuze, kandi anyeretse ko yazamutse anyereka ko bizi cyane afite information, mubajije ikibazo ahita amanuka nta kintu avuze. So rero ntago leta ikora nk'abantu, umuntu ashobora kwataka undi, ariko leta nayo igakora ubushakashatsi bwayo cyangwa ikareba uyu muntu bimeze gute. Ntabwo dushobora guhita tuza nta twaba dutandukanye n'abo bantu batera Jessica amabuye, natwe dutera amabuye leta ngo nayo leta ibikora, ngo yahise ibikora cyangwa ngo leta ibikora aka kanya. Tugira ibintu bimwe rumors tugahita twumva ko ariko kuri, because I've seen hari umwana bita Bucura hano sinzi amagambo yanditse ngo bamutaye ngo mu nzego ngo tayari ngo bamutaye ngo yavuze umukire ngo wahise ngo ribu yahise mufata, abantu bakabitwikiraho. Ubu bari gutwikira kuri Jessica ko yafashwe, siko bimeze. Kandi ufashe nimero ya Jessica muhamagara Jessica ari kitaba telefone, ariko abantu bari kubitwikira tugahita tuza natwe tugashobora ngo inzego zahise zimufata ngo bamuteye amabuye none ngo bamufashe. So rero ibi bintu turareba why ese ibi bintu bibaho ko umuntu yaba ari mu kigo yareje kubera ko uvuka muri ubu bwoko cyangwa ababyeyi bavuka muri ubu bwoko ntiwemererwe kwinjira muri iyi club cyangwa niyo abana bose. Ibintu Jessica yavuze nibyo abantu bafite experience cyangwa babizi nibo babidusobanurira. Snipe ikibazo washaka kubaza message. Yes, ndagira ngo mbaze Beka yavuze ngo abantu bakwiriye kuvuga freely ku kintu kijyanye na genocide. Ese yemera ko hari genocide denial bahari? Sam yamanutse yamanutse sinzi ugarongera garuke na kibazo. Okay, ni ubwo yamanutse ariko ngira ngo sinemeranya nawe kubera ko nimba hari abantu reka nazamukura mubaza ikibazo Sniper. Yes, none waretse gasoza nakandi kanyuma nashaka kuvuga. Gashobora nkamanukira rimwe. Okay, yazamutse ngaho mubaze ubera. Beka niba unyumva wavuze uti ntabwo abantu bakwiriye kuvuga ikintu kijyanye na genocide mu buryo buri free nta kibazo uko bashaka. Ese waba wemera ko hari genocide deniers bahari hanze ahangaha? Yego ndabyemera.
ndabyemera ariko nemera ko kuvuga freely doesn't mean denying genocide. It means giving a free idea on genocide, how you feel it. Ushobora kuvuga genera ahangaha genocide yabaye nabonye ibi nibi. That doesn't mean denying. That means giving an idea, cyangwa opinion yawe ariko ishingiye ku kuri. So denying and speaking freely, those are two different things. Anyways, ufite imitekerereze yawe nanjye mfite iyanjye ntacyo. No, keretse none se we wumva ko kugira ngo genocide nayo ishire bisaba ko hagomba kubaho limitation, bisaba guhagarika gutanga ibitekerezo mu buryo bw'ubwisanzure. Hagomba kubaho limitation kugira ngo nabo nizo victims za genocide zibe protected. So hakenewe imbaraga ahubwo zikomeye cyane kugira ngo nizihe limitations ukeneye zirenze iziri mu itegeko, kuko dufite itegeko ryo mu Rwanda rihana ingengabitekerezo ya genocide kandi zifite icyo bigena nk'ingengabitekerezo ya genocide. Yewe no mu rubanza rwa Agnes Supreme Court Judge Sam Rugege yatanze precedent avuga ku cyo bita gutanga ibitekerezo kuri genocide, kurengera. So niba izo precedent zihari akaba ari n'amategeko, ni ikihe kindi nyine ushaka kirenga kuri ibyo? Wigeze ukurikirana urubanza rwa Agnes cyangwa ndukwereze usome judgment ya Sam Rugege over that case? No, it's okay. Nta kibazo ntacyo bitwaye. What I tried to say is that giving your ideas freely doesn't mean denying genocide. So the problem bipfa iyo wumva ko umuntu wese uvuze kuri genocide agomba kuyidenying. That's the problem. Icyo nzi cyo nuko bitewe n'amateka nangwa se n'uburemere bwayo hagomba kubaho n'ubundi mezire zidasanzwe kugira ngo n'ubundi ibyo bintu bitazasubira nangwa se n'ababikorewe bataza kongera kugira ikindi kintu kibahungabanya. So ibyo ngiye nemeranya rwose n'uburyo bitwarwa 100%. Ikindi kintu nemeranya nawe n'uburyo washatse kugaragaza ko iyi ARG association itagikenewe cyane nko mu minsi yashize, mu gihe abarokotse batari bashira nangwa se. That's my opinion. Give your own opinion. Icyo ni gite tangiye. Ntabwo rwose ntabwo itekerezo cyawe bivuga ko ntagira reaction ku gitekerezo cyawe. That's what I'm doing. So give me a second. Wavuze uti abarokotse ubu ngubu bari kugenda basaza, bari kugenda bashira, ariko ntabwo wagaragaje data z'abo bantu barokotse, abatashye n'abakiriho ntabwo bazigaragaje. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nuko kuba genocide iriho igomba kugira n'amateka agomba kwigishwa mu bantu. Ntabwo ari cyo kintu ushobora gukuraho ngo bikunde. Nkeka ko ARG zanagumaho by'iteka ryose kugira ngo nibura n'izindi generation zigiye zigira ikintu ziga ku byabaye. So rero ntabwo numva ko twavuga ko ibintu bitagikenewe nabo siko bitagifite akamaro muri society. Reka mvuge ku kintu cyo kwigisha amateka ngende 1 minute harutu ngiye kuba engaged in. Ku kintu cyo kwigisha amateka yacu bipfira mu ishuri aho twize genocide tukazajya twiga causes and prevention methods, aho kwigisha amateka ya genocide uko yabaye ku karere, ku mudugudu, ku murenge. Hanyuma bakatwigisha amateka ya Napoleon avuka na papa we na mama we n'abarumuna be naho yakuriye n'uburyo yabayeho. Bakatwigisha amateka ya Hitler uko yabayeho, uko yubatse, uko yakoze genocide n'ibindi byose. And bakananirwa kutwigisha amateka y'abacu biciwe ku Kamonyi, bakananirwa kutwigisha amateka y'abandi biciwe i Rwamagana kugira ngo bibe very detailed mu buryo tubyiga. So hari ikibazo cya transformation of knowledge from one generation to another about genocide. Noneho ahubwo hakaba a lot of propaganda and speculations about genocide in generations to generations. Kubera ko uri kumbwira aya mateka, nyeka ko amateka uri kumbwira adashobora kuruta ayo mama wanjye yambwiye, cyane ko she lived it. Nyeka ko if mu ishuri rya segonderi wibuke ko hari abandi batagira n'abanyina batagira n'abasore bakina ayo mateka. Banza wumve nyine ntabwo babagiraga ariko twari dufite niyo ARG nyine. That's why I'm telling you, at least mu ishuri iyo tugira actually no it is possible instead yo having all that
curriculum ihindutse nko muri African history hakibandwa kuri history y'u Rwanda hibandwa kuri genocide in detail, that can help transmitting smooth and controlled knowledge bishobora guturuka muri curriculum ya history ihabwa abana on secondary level than subjecting them to a lot of information online. So now niba icyo kidakozwe mu ishuri ukigisha abana cause za genocide, prevention za genocide kugira na effects zayo, hanyuma ukajya mu yandi mateka y'abandi ukayaba mu byo buri detailed, already you are limiting that information from reaching the generation to another generation. Abagabo nk'ababizimana bafite amateka bajya bavuga ukumva wababaza n'ahantu ari bakaba badashobora kubwira ariko bakabwira ko bayazi, but they are growing, they are aging, they are not leaving this information behind. And n'abandi bantu bitwa ngo nabaskora kuri genocide, they give out this information nyine iyo uri umuntu ukunda gushakisha urayashaka ukayasoma ukamenya ibiri kujya mbere cyangwa ibyabayeho cyangwa ukamenya new version of the story. But now the problem is we don't talk freely about genocide. Talking freely about genocide is different from denying genocide. Like that's the big problem. Kuba umuntu adashobora no kuvuga n'amateka yamubayeho openly, that's not denying, that's speaking about what happened to you. Samuel na Sniper natinze cyane mureke Sage nawe avuge amazu. Okay, nta kibazo rwose nawe mu kirere. Okay. Mugire umugoroba mwiza. Thank you.